Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje ubasuhuza ni mugenzi wanyu bwoko bw'Imana Sibomana Anastase basuhuje bwoko bw'Imana aho muherereye hirya no hino ku isi bwoko bw'Imana muherereye hirya no hino ubuntu bw'Imana amahoro y'Imana bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Rero turi muri wa mwanya w'ikiganiro tumenya amateka muyobokamana, wa mwanya twungukiramo byinshi cyane nk'ubwoko bw'Imana tubona yuko hanyuma yo kugira ngo tumenye kandi tunamare kuba ubwoko bw'Imana tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu. Ni ngombwa yuko tumenya byinshi by'uburyo dukwiye kwitwara cyangwa ubuzima dukwiriye kubamo nk'abayoborwa n'umwuka w'Imana. Rero niyo mpamvu bino biganiro binyura kuri murongo wa Irera TV1 kugira ngo twungurane byinshi cyane by'agaciro kuri twebwe ndetse no kuri bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Niho rero usanga n'ubundi ubwoko bw'Imana twibanda cyane ku ijambo Imana yacu yavuze cyangwa yatumenyesheje cyangwa ibyo yatubwiye, ari naho dusanga byinshi cyane kandi byimbitse tubisanga mu gitabo cya Bibiliya. Rero tugiye kurebera hamwe amateka mu ncamake yaranze iyi tariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere mu mateka yabayeho muyobokamana mu byatambutse kuri iyi si. Muri aya mateka yaranze iyi tariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere, inteko nshingamategeko y'Ubwongereza isaba serivisi rusange z'Abangirikani gukoresha igitabo gusa. Muri kino kiganiro kandi tumenya amateka muyobokamana turabonamo abantu ugomba gucyaha bagahagarika inyigisho zabo. Rero bwoko bw'Imana tunibukiranya yuko intego yacu ari kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse tunamenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana, ndetse ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazaragwa nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Yego rero nk'ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru, niho usanga n'ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe agatanga n'imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye cyangwa icyo kintu kiraza guhishura Imana ye nyirizina. Rero ku buryo burambuye tugiye kureba aya mateka yaranze iyi tariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere mu byabayeho ku isi mwiyobokamana, ariko turibaza tuti nk'icyo tuba dushaka kumenya cyangwa gusobanukirwa nk'ubwoko bw'Imana, turareba nimba babayeho mu gihe cy'amateka barakoraga iby'Imana yashakaga cyangwa barakoraga iby'Imana idashaka, barimo kuvuguruza icyo ishaka. Twebwe hanyuma yo kubimenya turareba nyirizina icyo tugomba gukora kugira ngo twubahirize icyo Imana ishaka. dore ko muri kino gitabo cyangwa muri kino kiganiro tumenye amateka muyobokamana twifashishije igitabo cya Bibiliya kugira ngo tuze kumenya icyo Imana ishaka bari cyo twubahiriza nk'ubwoko bw'Imana. Rero dufatikanirize hamwe kureba amateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere. Yego kuri iyi tariki ya 21 Mutarama mu mwaka w'igihumbi 1549 mu gitabo cya mbere cy'ibikorwa bine by'ubumwe, inteko nshingamategeko y'Ubwongereza isaba serivisi rusange z'Abangirikani gukoresha igitabo cy'amasengesho rusange gusa. Aya mateka n'ubundi bivugaho twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. nk'ubwoko bw'Imana turasanga aba Bangirikani barahawe itegeko ryo gukoresha igitabo kimwe cyonyine aricyo cy'amasengesho. Niho nk'ubwoko bw'Imana turaza turebe icyo Bibiliya ivuga ku bigendanye n'amahame amwe n'amwe abantu bagenda bashyiraho bagashimangira cyangwa amategeko amwe n'amwe bagenda bashyiraho bagashimangira. Turaza kubihuza rero n'icyo Bibiliya ivuga, tuze kureba icyo twebwe nk'ubwoko bw'Imana twagakoze. Niho n'ubundi twavuze mu ncamake yuko turarebera hamwe muri kino kiganiro tumenya amateka muyobokamana, tureba cyangwa tugiye kubonamo abantu ugomba gucyaha bagahagarika inyigisho zabo nyirizina.
ariho dusangamo amahame y'abantu nyirizina bo barashyizeho cyangwa amategeko yabo bashyizeho atagize icyo ahuriyeho n'icyo Bibiliya yavuze. Abo ngabo nibo Bibiliya cyangwa ijambo ry'Imana ridusaba kubacyaha kugira ngo bahagarike inyigisho zabo. Niho tugiye kureba icyo Bibiliya ibikomozaho cyangwa ibivugaho cyangwa ibishimangiraho, tubibona mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito mu gice cya mbere umurongo wa 10 kugera ku wa 14. Niho yavuze ati kuko hariho benshi b'ibigande n'abashukanyi cyane cyane mu bakebwe bavuga ibitagira umumaro. Bakwiriye kuzibwa iminwa kuko hariho imiryango y'abantu bubikira bakayimaraho bigishiriza ibidakwiriye kugira ngo babone indamu mbi. Hano ijambo ry'Imana ririmo kutwereka abantu bakwiye kuzibwa iminwa yabo, kandi abo ngabo bikagaragara yuko baboneka mu itsinda ry'abakebwe cyangwa baboneka mu itsinda ry'abahamya yuko barimo gukora iby'Imana ishaka. Noneho bakaza babitwikire cyangwa bambaye isura y'abagendera mu murongo w'iby'Imana ishaka, ariko bo nyirizina atari cyo bagendereye, ahubwo ngo cyane cyane baboneka mu bakebwe bavuga ibitagira umumaro. Turi mwihangane, bakaboneka mu itsinda bitirirwa yuko bakora iby'Imana ishaka, ariko bo ibyo bakora cyangwa n'ibibaranga cyangwa n'ibyo bavuga bikaba ari bitagira umumaro. Ngo bakwiriye kuzibwa iminwa kuko hariho imiryango y'abantu bubika, kuko hariho imiryango y'abantu bubika bakayimaraho. Bigishiriza ibidakwiriye kugira ngo babone indamu mbi. Bakigisha abantu rusange cyangwa abantu runaka, bakababwira ibintu bo babigoreka cyangwa bagoreka ijambo ry'Imana bagamije kubona indamu mbi kuri ba bantu barimo kwigisha. Niho ijambo rije ryerekana yuko hakaba hari n'imiryango y'abantu bubika bakayimaraho, cyangwa ugasanga barimo guhombya imiryango, babanyaza ibyabo kubw'inyigisho mbi barimo kugoreka, ugasanga imitungo bayijyanye kuri ba bandi bagoreka ijambo ry'Imana. Ijambo rikomeza rivuga ngo umwe muri bo w'umuhanuzi wabo yaravuze ati abanyakerenti ni abanyabinyoma iteka, ni inyamaswa mbi, ni abanyandambi b'abanyabute. Abo ngabo nibo bakwiye guhagarikwa inyigisho zabo, kuko bagoreka ijambo ry'Imana bagamije kubona indamu mbi, kandi bakubika n'imiryango ya bamwe na bamwe kubw'indamu mbi babikoresheje inyigisho z'ibinyoma cyangwa kugoreka icyo Bibiliya ivuga. Abo ngabo nibo tukugiraho inama y'uko ukwiriye kugira gute, kubacyaha kugira ngo bahagarike inyigisho zabo nyirizina, nk'uko twabibonye mu ncamake. Tuvuga ngo abantu ugomba gucyaha bagahagarika inyigisho zabo, kuko izo nyigisho n'ubundi nizo kubarimbuza cyangwa nizo kubajyana habi, kuko ntabwo bo ubwabo barimo gukora icyo Imana irimo gushaka. Ijambo rikomeza ryerekana ko ngo uko guhamya ni uk'ukuri nicyo gituma ukwiriye kubacyaha cyane kugira ngo babe bazima mu byo kwizera, batita ku migani y'ibinyoma y'abayuda n'amategeko y'abantu batera umugongo ukuri. Ijambo ririmo kutwereka yuko ukwiriye kubacyaha abo bagoreka ijambo bagamije indamu mbi, bakaba ari n'imiryango imwe n'imwe isenyuka ku bwabo bitewe n'inyigisho zabo bakoresha zitagendanye n'icyo Bibiliya irimo kuvuga. Ngira ngo hari imiryango imwe n'imwe yagiye igenda isenyuka, ugasanga bamwe bagiye batana,
batandukana ngo byatewe n'inyigisho bumvishije aha n'aha nyirizina, ugasanga byaturutse ku nyigisho z'abo bigisha b'ibinyoma bo bagamije kugira ngo babakureho inyungu y'iby'umubiri n'ubundi by'igihe gitoya. Ugasanga hari imiryango bangirije mu buryo bukomeye. Rero uragirwa inama kugira ngo abo bantu bacyahe ubabuza kwigisha inyigisho zabo nk'izo ngizo. Bwoko bw'Imana, nagira ngo niho tugomba kureba, tutagombye kugendera ku mahame y'abantu cyangwa amategeko y'abantu, ahubwo tugendere ku cy'ijambo rivuga, kuko ryo riratuganisha mu mucyo cyangwa ahakwiriye, cyangwa turi buze guhuza imiryango cyangwa kuyunga cyangwa gutuma ikomeza kugira imibanire myiza aho kugira ngo isenyuke. Rero bwoko bw'Imana, ndabashimiye cyane yuko mwabanye natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi cya Tumenye Amateka mu Iyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Birakwiye yuko turebe icyo ijambo rivugaho kugira ngo turebe icyo abantu bavuga cyangwa bavuze. Ndabashimiye rero nk'ubwoko bw'Imana, buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niyo mpamvu ntabwo twita ku by'inaha mu isi, kuko ntabwo tugomba gukoresha inyigisho turimo gushaka indamu mbi, ahubwo tumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tunamenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Rero bwoko bw'Imana, dore ko buri gihe, buri hantu, aho duherereye hirya no hino, dukwiye kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi nawe dukinga ukuri kw'ijambo ry'Imana, ahubwo buri wese tuharanira kumumenyesha igikwiriye. Ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane.